Yesu ashimwe cyane bakunzi ba Zaza Yesu TV, nongeye kubasuhuza mbabwira ngo amahoro y'Imana abane namwe. Ndabasuhuje aho muherereye ku isi hose, abumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ni ukuri ndabanezerewe kubw'ijambo ry'Imana tugiye kuganira kuri uyu munsi. Nk'uko musanzwe mubizi, tuganira ku magambo y'Imana. Ijambo ry'Imana tuzi neza ko ari bwo buzima budutunze, nibwo buzima butubeshejeho. Azaza Yesu TV twese turazi neza yuko ari umuyoboro dusangiraho ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryo ryonyine ridutera imbaraga. Ubwo turi mu gihe cya Pantekote, ubwo turi mu minsi twibuka ubwo intumwa zari mu cyumba kimwe, zarimo zihuje umutima zisenga, Mwuka Wera akaza kuzimanukira. Turimo kwitegura Pantekote. Ndababwiye ngo Pantekote nziza aho muherereye hose, cyumweru cyiza cya Pantekote, cyane cyane ku bantu bemera Umwuka Wera, abandi bemera Roho Mutagatifu. Ndabizi neza yuko buri wese Pantekote ni ikintu gikomeye cyane ku mukristo, yaba umukristo gatolika, yaba n'uwemera umwami Yesu akemera Umwuka Wera. Ndakubwiye ngo icyumweru cyiza cya Pantekote, turi kwizihiza Pantekote, turi kuyitegura. Turabizi neza yuko mu gihe cya Pantekote intumwa zasangiraga ibyazo abantu aho babaga bari hose. Bibiliya itubwira ko barimo basenga. Natwe turi mu gihe turi gusenga twiteguye kuzuzwa imbaraga. Hari abantu benshi bamwe bacitse intege, hari abantu basubijwe inyuma ku bw'ubuzima, hari abantu bacitse intege kubera ibi ngibi by'ifunga by'isengero. Hari bamwe na bamwe tujya tuvugana ugasanga baranamutse, ugasanga ntibakigira ibihe byo gusenga, ugasanga amateraniro yera ntibakiyajyamo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo wowe wasenze, wowe wavuganye n'Imana, wowe wigeze kubaho ukuzura Umwuka Wera, ukaganira n'Umwuka Wera, nakubwira ngo iki cyumweru Umwuka Wera yongera kubonekere, Umwuka Wera aze muri wowe, Umwuka Wera gusure. Umwuka Wera ni umufasha. Umwuka Wera twese tuzi neza yuko adufasha mu bihe turimo byose, byaba ibyiza cyangwa n'ibibi. Umwuka Wera ajya adusura, akaduhishurira ibyo tugomba gukora, aduhishurira uko tugomba kwitwara. Umwuka Wera nzi neza yuko niwe mufasha utubeshejeho. Utagira Umwuka Wera ndamya neza yuko nta kindi kintu yagira cyamuyobora. Bamwe baravuga ngo Roho Mutagatifu niwe ubasha kubayobora. Umwuka Wera aratuganiriza, akatugira inama, akatubwira ibyo tugomba gukora n'uko tugomba kwitwara. Mbese ndakwifurije rero kugira icyumweru cyiza cya Pantekote aho uherereye hose. Umukristo katolike ndabizi yemera Umwuka Wera, ariwe Roho Mutagatifu. Uwemera Umwuka Wera nawe ndabizi neza yuko turi mu gihe cyiza cyo kuganira ku magambo y'Imana. Turi kuganira uburyo ki rwose intumwa zabanagaho. Ndagira ngo nkubwire ngo nakwifuriza kubana n'umuntu wuzuye Umwuka Wera, ukagendana n'umuntu ufite Umwuka Wera. Nugendana n'umuntu ufite Umwuka Wera ntabwo azakuyobya inzira, ntabwo azigera akudindiza mu buryo bw'imisengere cyangwa mu mikorere y'umwuka. Nakubwira ngo rero Imana ibane nawe. Tuje kuganira rero ku ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Yeremiya ibice byaho 29. Turasoma umurongo wa 11 n'uwa 12 n'uwa 13. Ndazi neza yuko aya magambo y'Imana usanzwe uyazi, kandi nzi neza yuko ari amagambo abasha guhumuriza imitima. Rero ahangaha 11 haravuga ngo erega nzi ibyo nibwira muzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ko Uwiteka avuga. Kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. Muzanshaka mumbone, nimunshakana umutima wanyu wose, nzabonwa namwe, ni ko Uwiteka avuga. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana ibyo yibwira kutugirira ni amahoro, ntabwo ari ibibi. Ni ukuri inshuti yanjye, umukunzi wa Zaza Yesu TV, iby'Imana iba yifuza ku buzima bwawe ni ibyiza. Ntabwo Imana ijya igambirira ibibi ku muntu, ntabwo Imana ijya yemera ko duhura n'ibigeragezo, ahubwo umwanzi Satani niwe uturwanya akadusabiriza
tugahura n'ibibazo, ariko Imana ibitubereye maso. Ijambo rya Mana ryatubwiye ngo igambiriye kutugirira ibyiza, ngo ibyo nibwira ni ibyiza, ngo ni amahoro ntabwo ari ibibi, ngo kandi gushaka kugira ngo ituremo umutima w'ibyo tuzabona hanyuma. Birashoboka ko uyu munsi turi mu bihe bikomeye, birashoboka ko uyu munsi turi mu ntambara, birashoboka ko uyu munsi duhuye n'akaga kadukomeranye, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ni ukugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Wa mukobwa we, wa musore we, wa mugabo we, uri guca mu bihe bikugoye, uri guca mu bihe by'intambara, mu bihe by'ibibazo n'ibigeragezo, umva nkubwire, nubwo uri kubicamo bikugoye, ariko Imana irakubwiye ngo iragira ngo ikuremo umutima w'ibyo uzabona hanyuma, iragira ngo ihumurize umutima wawe, iragira ngo ikwereke neza yuko nubwo uyu munsi ari bibi ariko ejo bizemera. Nubwo uyu munsi byanze, uri guhatana n'ubuzima, uri kurwana intambara zitakoroheye, birashoboka ko zimazemo imyaka myinshi, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ndagira ngo nkureme umutima w'ibyo uzabona hanyuma, ngo muzanyambaza, ngo muzagenda munsenga, ngo nanjye nzabumvira. Turi gutabaza Imana tuyibwira ngo niturengere, cyane cyane muri ibi bihe bigoye. Ndahamya neza yuko biragoye ku isi yose, ntabwo ari mu gihugu cyacu gusa, ahantu hose ndabizi neza ko ubuzima butoroshye, ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo abazasenga Imana ngo nayo izabumvira, ngo abazagenda bayambaza nayo izabumva, ngo tuzayishaka tuyibone, ngo nituyishakane umutima wacu wose. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ngo Imana iratubwiye ngo nzabonwa namwe, niko Uwiteka avuga. Mwebwe abashaka Imana, mwebwe abahamagara Imana, twebwe abiringiye Uwiteka Imana, nituyihamagara izatwumva, nituyitabaza izadutabara. Ni ukuri ndagira ngo nkubwire wa mugabo we, wowe ucitse intege, wowe uheranwe n'ubuzima, ubushomeri se cyangwa uburwayi, intambara z'ibigeragezo n'ibindi bitandukanye, wa mukobwa aho uri hose ku isi, wikwiheba ngo uvuge ngo Imana yarantaye, wikwiheba uvuge ngo ngiye mpezuranywe n'ibibazo ubanza Imana itanyumva. Umva nkubwire wa mubyeyi we, wibona ko usenga abandi bagasubizwa, oya, ahubwo ijambo ry'Imana ryavuze ngo muzajya muyisenga ibumve, muzayitabaza batabare, izakumva aho uzaba uri hose, aho uzayihamagara hose izakumva, aho uzayisabira hose izaguha, aho uzakomangira hose Imana izakingura. Imana ishimwe cyane. Dufite Imana itandukanye n'ibindi bintu abantu biyiteranya nabyo. Ni ukuri umuntu wese uyoborwa n'umwuka w'Imana, Bibiliya itubwira ko ari we mwana w'Imana. Nituyoborwa n'umwuka w'Imana, Imana izatuyobora inzira, Imana izatugirira neza, Imana izadutabara, Imana izaturengera. Wa muntu w'Imana we, aho uri hose, nakubwira ngo humura, wicika intege, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo erega nzi ibyo nibwira kubagirira ni amahoro, ntabwo ari ibibi. Imana izi ko igambiriye kukugirira neza, igambiriye kuguha amahoro, igambiriye kuguha ihumure, igambiriye kuguha ituze. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka dusengere abantu bari bacitse intege, abantu bari batakaje ibyiringiro, abantu babonaga yuko bicitse, abantu babonaga yuko Imana yabaretse. Reka nkubwire wa muntu w'Imana we, humura, Imana iragukunda, Imana ikwitayeho, Imana irakuzi, ubuzima bwawe bwose buri mu biganza by'Imana. Icyo Imana ikugambiriyeho ni ukuri ndagira nkubwire ngo ni byiza, ni amahoro ntabwo ari bibi, kandi Imana igufitiye umugambi mwiza. Imana izagutabara, Imana izakurengera. Ni ukuri nubwo wabona uri guca mu bigeragezo bikomeye cyane, na Yobu yabiciyeho, ariko igihe kigeze aratabarwa. Dusomye inkuru za Yobu, dusanga uburyo ki Yobu yarabanye n'Imana, abacantege baraza, abari inshuti ze bamuca intege, baramubwira bati hakana Imana yawe wipfire, ndetse n'umugore bamuca intege. Ariko igihe yari arimo kimugoye, igihe yari arimo cy'umubabaro, igihe yari arimo cy'amarira n'agahinda, cyararangiye gisimburwa n'ikindi gihe. Rero nawe ndagira ngo nkubwire ngo igihe urimo kizasimburwa n'ikindi gihe. Uri mu marira se, uri mu kwiheba, urarwaye, ucitse intege, ufite ibibazo, icyo gihe Imana yo mu ijuru izagihindura umunezero, nk'uko yabitubwiye ngo ibyo yibwira kutubwirira ni amahoro ntabwo ari ibibi. Imana ishimwe cyane. Reka ngusengere, wowe witeguye kwakira amahoro y'Imana, wowe witeguye kumvirwa n'Uwiteka, umva ko Imana ikubwiye. Imana irakubwiye ngo ntabwo izagukoza isoni, ntabwo izagutererana, izakurinda ubuzima bwawe bwose, izabana nawe imibereho y'ubuzima bwawe bwose. Ntabwo Imana izakugabisa ababisha bawe ngo bakugenze uko babishaka. Imana ishimwe cyane.
turagushimye data mwiza wo mu ijuru, Mana yacu uhabwa icyubahiro. Ngushimiye ko aba bantu bumvishira ijambo ryawe. Ndasenze kugira ngo ab'umukobwa, ab'umugabo, ab'umubyeyi, ab'umusore bumvise ijambo ryawe. Iri jambo nzi neza yuko ari ryo ryonyine ryabasha kumurinda rikamugeza ku butsinzi. Uwiteka mugirire neza, umwongerere kwizera, wari ucitse intege, waratakaje ibyiringiro, mwongerera imbaraga, umwongerere kwizera, umwongerere gukomera, kuko uri Imana yumva gusenga. Urakoze, ndagushimye, bana na buri wese mu izina ryera rya Yesu, amen.